nongeye kubasuhuza abakunzi b'inshuti y'Igikoni TV. Ndizera ko aho muri mumeze neza, abatameze neza muhumure muraza kumera neza. Mbahaye ikaze mu kiganiro cyanjye rero cy'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe uburyo bwiza bwo kwarura ibyo kurya ku meza kandi bikaza ari ibintu bisa neza pe. Menya, sobanukirwa ubuzima bwiza, inshuti y'Igikoni TV. Ndagarutse rero tugiye kurebera hamwe uburyo bwo kwarura ibyo kurya ku isahane ukabona birasa neza kandi nubonye amafunguro yawe ntabe yagucishamo ijisho. Ni ukuri wowe wagize umugisha wo kumenya ku nshuti y'Igikoni TV, ndakumenyesha yuko cyangwa ndakwizeza yuko utazongera kugira ipfunwe mu gihe wagiye ku meza. Nyamuneka iyo twagiye ahantu buriya abantu baba bareba byinshi, abantu baba bari kureba byinshi. Iyo twatangiye kwarura, nafashe isahane nkurikijeho salade. Nyamuneka ukurikire neza, nkurikizeho salade biterwa n'icyo ushaka. Nimba igitunguru gikunda itsoke, nimba utagikunda kihorere, nta kibazo na kimwe, warure uko wumva ubishaka. Hanyuma rero ndakurikizaho amakaroni, yego, kuko aya meza nayo ndabona ateguye neza pe. Nkurikizeho amakaroni, yego, nkurikizeho ikijumba. Wow, ibintu ni byiza pe. Nkurikizeho ikijumba, yego. Hanyuma nkurikizeho ubushaza, yego, dukurikizeho udushaza byiza cyane. Hanyuma nkurikizeho imboga, hanyuma isosi, ni ibintu biba bisa neza kandi pe ni n'ibintu nanone bitagoranye na gatoya. Oya pe, ntabwo bigoranye. Ibi ngibi rero maze kubikora, hano isahani yawe nambe idasa neza, ubasha kuyitunganya. Nta kintu bitwaye gutunganya isahani yawe, ugahita nimba ukunda urusenda ni karibu kururya. Njye ntabwo nkunda urusenda, ntabwo ndi burufate. Hita nifatira igi ryanjye kuko rirasa neza, nta kibazo kurishyira ahangaha, biranyoroheye. Hanyuma narangiza nkahita mfata deseri, mfata umuneke. Hanyuma iyo urangije ibi ngibi, nta gisigaye, ushobora kugenda neza witonze mu byubahiro byawe, ukicara ku meza yawe n'ipura yawe isa. Urabona rero ko amafunguro yanjye asa neza, bitandukanye na wa muntu ujya kwarura ukabona yafashe nkuko nahereye kuri salade, agahita kubitaho amakaroni, agahita kubitaho ikijumba, ukabitaho amashaza. Mbese ukabona ibyo kurya bye ntumenya ngo habanjije iki, haherutse iki. Ariko gutyo urabona ko ibyo kurya byanjye byose byo ku meza byakurikiranye. Ni ukuri ni ibintu bisa neza cyane. Hanyuma rero mbahaye ikaze mu kiganiro cyanjye cy'ubutaha. Abantu twabanye bwa mbere, ntimugende mudakande subscribe, share, like and comment. Musigare amahoro, ndabakunda. Bye bye. Menya, sobanukirwa ubuzima bwiza, inshuti y'Igikoni TV.